waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Mereza. Inzozi Park, duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 amaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kugira ngo mbanezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kwa kinafika, yani sina hata chupi yenyewe imekatika. Ingero nyinshi zirahari. Hari perezida w'Ubufaransa. Komeza umurongore, ubane n'umugore wawe, umukunde nawe gukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Banza umbwira usetse. Setse nyine ukuntu najya nkukoraho ukanga. Uratangiye. Oya nari mbize yuko reka twubakira ku mateka. Ariko hari nyine hari n'amateka umuntu aba adashaka kugaruka. Ese wagiye gukuntu wanduhije? Nyine kubera wenda ibyo byarangiye, nkeka ko wakabaye nyine ubireka. Abo by the way, byari ngombwa mushimira umuntu nkunda, nakunze, ukuntu nyitaho, ukuntu nyubahisha, ukomeje kugenda unyubaha, ukuntu birengagiza buri kimwe cyose duhura nacyo, kumfasha. Ibyo ngibyo mbikora nyine kuko ari ngombwa ko mbikora. Nanjye byari bikwiriye ko na mbere yuko dukundana ndabizi ko ibyo byose nabikora. Ahubwo buriya ni biki? Oya pe. Ni ukuri. Njye ntabwo nkunda ibintu bituma nyine nshaka gutekereza ku wundi muntu cyane. Ntabwo ushaka kuntekereza? Kugutekerezaho mutekereza ariko nyine bidakabije. Bidakabije biki? Ariko cyangwa uri kugira ngo uzanteze wa mukobwa mukora. Ngiye kuvuga rinda mu mutwe yanjye. Ntamuvuga. Erega uriya nabonye ariwe mutaramakuru dufite. Niba hari ikintu gituma nsigaye nkorera akazi mu rugo nkazana gukora nkakarangiza, niwe. Nasundi ukeka ko kuvuga korera mu rugo nawe utwika inzu ngahisha umwotsi. Umunsi yabimenye bizacurike. Ahubwo nibyo byiza. Niko bitekereza. Ajya mvuga nahari kuko mvuze mari byashiduka nyine byarangiye. Ndagukomeje inkuru igiye gukwira ahantu hose. Karine na Bruno, Karine na Bruno. Icyo nicyo kibazo ufite cyonyine gusa. Cyonyine. Fata amatwi yawe wirengagize umere nk'uwambaye kuteri umurumva ibindi bintu, kuko amagambo nzakubwira azaba meza arute biriya bakubwira. Urakabya. Sibyo? Okay, ngaho genda ugiye kureba ukuntu bimeze urambwira ahubwo. Sibyo? Ipima urebe. Umaze kwitegura. Umaze kwitegura. Ari ahantu. Mba nibaza umugabo yabyutse yambaye yitereye ipasi yakoze buri kimwe yiyambitse inkweto
umugore aracyaheri ako sibo nk'iyo utinyuka kwinjira mu cyumba cy'abantu gutyo nta gukomaga nta kujya gute iyi ni toilette ubuza winjiramo nkomangane eko nabanje imana abazimu bashya nibajya gushya bashya batandaraje nabanje imana ako gasuzuguro uri kunsuzugura kabara agasuzugura nyabaki nanjye utansuzugura imbere y'ishitani kazi yawe Hasoni uratinyuka ukaza winjira mu cyumba cy'umuntu gutyo ukaza uvuga n'ubugambo n'ubusa icyo ntazi ni iki se ndekora cyangwa icyo utazi ni iki norose urabibone icyo utazi ni iki se ntimwararanye nyiranto icyo utazi ni iki cyangwa icyo ntazi ni iki ubu ni sangahe isaha zigeze utarabyuka ngo ucishe agaturusho muri salo ube wakubura hariya urahennye tu umugabo wawe reba njyewe ndi umugore cyangwa ni wowe mugore ndi umukozi wanyu ko muri babiri mbaye njye ndi umukozi wanyu ku buryo uzajya usanga nagutera ishati nateguye ibyayi nyiramwiza wanjye aryamye ariko rwose waguye ahashashe ubwo buriri buri kubwumva ute iyo kuvuriro uyoroshe wumva ineteri ite vuga kuko uzi kuvuga uri n'isatura n'isasu ako beti uzi ko ibintu uri gukora kuri ishuri byo kuza nkubita unkuruye umugore nushaka uzanyice niba ashaka ko tubana natuze duturane aze ajya akora imirimo ashinzwe nk'umugore wawe njye ntabwo ndi umukozi wanyu icyo cyayi hari wigeze kikwaka nateguye ariko genda gikunywa hari ibyo nigeze nkwaka se uri mwene mama sinshobora kugenda kwemera kugenda ufite inzara tambuka ngo tugende ku meza ese ukanguka ukikanguza niba ntabwo nari nkiteze urabyuka wazindutse ushaka kubekera hano wazindutse agomba kuzinduka gutegurira paka ibiryo mu buriri umuntu ukunda ntacyo utamukorera reka ntakosa wakoze ahubwo urabona gute ko ntazi guteka kugira ngo wakoze muri hoteli so sinzi ngo urahera he yego ubwo nzajya nkukatira wowe ufate woshya umwana muto ushyiraho n'urusenda gake gake kuko numva ntangiye kugira apeti ntararya kakiriho gutya uwo uzajya ushyiraho ushaka sibyo ntuzi ko wakubisemo umunyu mwinshi nawe napimanyije nyiramwiza asigaye mama ngaho ryama yego ko nari impanzwe n'amaho ariko genda uti ndamunya mugatwara amayezi dore igitanda dore reba amatora reba amakuvureri reba uyaryamyemo ndeba guca umwana wa mama nawe ujye uhumuka urebe mbwira nabi umugabo wanjye nta kibazo nsabye imbabazi ko Umugabo? kubyuka umugabo nsabye imbabazi ko natinze kubyuka ntabwo bizongera nyuma y'akanya intambara nta kibazo ndaza nkora ibindi bisigaye wahenutse ukambara icyo atazi ni iki henuka wambare icyo atazi si wowe utavuga mubwira yambare ntibagusabye imbabazi wambara ukamva imbere ukagenda cyangwa ukeneye ko apfukama akaryama akarambarara kugira ngo ukunde umubabarire ariko uyu mugore wiyobetse gutyo uramuzi renga gatoya uzi urebe ambara ambara ngo nawe igikumira cyayo we nagiye nta kibazo nugira ikibazo umaze kumumenyera ndagenda nta kibazo mfashe akazi uzi ukuntu ibintu ngiye kubikemura
ambara imyenda uze tugende ndashutinga nawe ufate sound. Ibintu ni bibiri ubu tugiye kujya tujyana mu kazi. Nta kibazo cy'ibyanjye. Njye narakubwiye nzadiringa nawe naramumenye njye no guca bugufi. Mundi umuntu w'umuriro nkuriya umucira bugufi. Sibyo? Ndi mutoya kuri we nzabishobora. We nta kibazo ugenda mu kazi kandi ukora akazi utuje. Ezekiel yarakoze ishobora kuza kunsigamo ingoma. Ntabwo humura. Ubwo bon appétit. Yoneza gato. Sunde biki. Squatera umuntu isoni. Banza ubona nabwirwa n'ikintu nta iyo umuntu yatetse arabanza kumva ko biryoshye kugira ngo abagiye kubirya bizere ko nyine biryoshye. reka mufashe nawe. Oya Bruno hafi Reka mufashe. oya reka ndifasha reka kandi uzamufata Ndumfata ariko njye se ndimo ndiba. Linda Linda samfata njye ntabwo ndi kwiba. cyangwa Rafiki. Reka mufashe. Ntukite kuri abo bantu. Kubera Rafiki nta kibazo cye n'inshuti yanjye. Icyo kintu ni kinini. Ego Ntabwo mwana wagifata cyose se. wakimira se ubwo wowe Njye nanjye reka ndi umusore. twese Bruno ndetse gato. Icara. Niba unyubanga amashyi wicara aho ngaho. Icara aho. Reka ko kurifasha urajya utanywa icyayi. Warunciye umugongo. Sorry. Ubwo urifasha igitanywa icyayi koko. Nateguye nabyutse nteka. Ubu urifuza ko mvuga koko? Nenda wagucira ibivuga. Vuga mbashe kumva. Nese waretse nkigenda ko nigire mu kazi. Urakinywa. Ntacyo ndibona. Uriya mugore wawe azashyiremo dawe. Ntacyo nawe ari bunywe. Kandi umugore wanjye umushyire hasi. Mushyira hasi sare hejuru nibura. Yego. Ako ujya wirinda. Ndabona yarakuremereye wamukize ku mutwe uramwikorera. Umushyire hasi. Wambabare ugafata miruwari ukireba ukareba nuriya mugore cyangwa muzifate selfie umurebe muri kumwe. Ariko se ureka nkubwiza ukuri Betty. Uretse ko umugore wanjye gakurusha ubwiza gukubye nka 5 byibura. Ko ndibukanura amaso gutyo se. Hari ahantu nkuriye nawe. Ariko ubwemezi n'ubu nagiye ufite ubona bizagarukira he koko? Ariko se cyo mwarozwe mutareba. Nguriya mugore ndusha akurusha ubwiza. Akurusha ikinyabupfura. Nureba nabi burire turabubyiganiramo n'ubundi dukora amahano twara yakoze. Ariko harumenya uri ikiburi se kibahari. Reka nkwerurije nkubwiza ukuri. Nkwerurije noneho ugeze nawe ubwawe wifuza kuryamana na musaza wawe ngo kugira ngo kugira ngo nibura uburemere bw'agahinda mfite ibyo bintu ubundi ntago bibaho. Jeff ntago bibaho ibyo bintu. No kugira ngo basi ubashe gusatira umubabaro mfite. Wako ngiye ndashaka ubundi mbwira. Ubundi nake yamupfiki. Wenda ashobora kuba aragukorera ubugome wa mugani simbimenye. Cyangwa se wenda umubwire niba narashatse umukobwa wo mu nzigo. Menye ko wenda iwabo ni wacu bari baziranye bagiranye ibibazo mbese hari uburyo wamumenye nge namuzi. Kuko nshobora kuba hari nararongoye umugore wo mu nzigo. Nkaba nararongoye umukobwa ntarinkuye kuba byibura nanavugana na ukaba hari amakuru bifiteho. Ntago muzi pe. None niba utamuzi uriya mukobwa murafite. Sinzi imvo n'imvano ye. Kandi ibyo sinjya mbirebaho kuko nanjye ubwanjye ntanzigo ngira mu mutima wanjye. Ariko uriya mukobwa simukunda pe. Unacyumve neza ucyumvirize uriya mukobwa simukunda. Nakuriya muke. Umva nanjye nduzi ko afite iminkanyari nduta. Umva nanjye nkubwire nanjye ubyumvirize. Sibyo? Nta tegeko rihari igutegeka kumukunda. Uretse njye nyine w'umugabo we. Ubwo wabitekereje gute kumva kuri bujye ku kazi ubanje kunzanira ibyo kurya? Ntabwo bibyibazaho cyane. Umuntu ukunda ugomba kumwitaho. Kwamukorera breakfast byaba na ngombwa lunch niyo bigoye kugira ngo yitegure. Breakfast na dinner.
urabitegura ku muntu ukunda buri nonyine ntubyumve nabi ariko nyine birangora ko kwizera koko niba unkunda by'ukuri cyangwa se hari ikindi kintu ukabije wongeye kandi nasuze ngo napfa kwizera ibintu byose nkabyizera nk'ukuri tu bashaka muri iki rega Bruno abantu benshi barahinduka muri abo bahinduka ntabwo ndimo noneho wangerageje noneho uzi ikibazo gihari nyine gusa nkaho nemeye kwambara urwo rubwa cyangwa se icyo gisebo cyo kuba nkundana n'umuntu nduta warangiza ukazambabaza nazabwicuza ubuzima bwanjye bwose. Okay, I promise. Promise. Nyine ego mbyizere none mbyizere we byizere nubikora Imana izabikubaza. I promise you. Ngahora iki ngufasha ugomba kumukunda akabyumva akabyubaha wowe ntabwo utegetswe kumukunda rwose. Bizi uburyo ari mushitani uriya mukobwa ukuntu ari dayimoni akora watuza we nkubita yishime nkubita yumve ndi kumwigira ahangaha turumbuke mu burira ze yakoze uko wagira ngo wowe ndakubwira ugapfuka ugashyiramo amatwi yawe ukayavuniramo ibiti akumwana wa mama wamba buri ugakanura koko uyu mukobwa Mana ndagushima kuba warampaye umugore utameze nka mushiki wanjye kuko iyo baza kumera kimwe Betty ibaze nk'iyo nza kwisanga utari mushiki wanjye uri umugore wanjye ku izina ry'Imana mba narakwishe. Urasenze nanjye reka senge Mana ndakwinginze mbabarira uhumura amaso umuvandimwe wanjye umwe rukumbe mfite umuhumura amaso areba umugore uri muri iyi nzu utongera kwiriza aha ntabwo Imana izamfashe sinzongere no kurira mu maso yawe nzajya niherera ndire nkuririre kandi ndirire n'Imana izagusanga guhumura amaso ubone dayimoni kuryamira iruhande ifashe icyuma iri hejuru yawe uriya uri gusabira ngo Imana imumure kugira ngo ne kumubona ni ikiremwa cy'Imana yiremeye igikira ku isi. Ndamwanga Imana yaremye ko ngomba kuba umugabo we nawe akaba umugore wanjye. Ndamwanga uriya burubavu rwanjye ndamwanga Imana ibihitamo irabihuza ndamwanga komeza umwange wari waba utaraza musange namuhambirije biriya byahibye namujugunya hanze nta n'imodoka azatega nzashaka abakarani baterura umwanda bajyana induba icyo ugomba gukora nzamujugunya induba. Reka no nanjye nkubwira ikintu kimwe kandi reka nkubwize ukuri Betty utazajya umbona gutya niturije nuje ariko nkubwize ukuri uriya mukobwa uzamugwaho kandi ngenda bikubwira uri mushiki wanjye ariko umunsi nakubahutse umbangamira nkakubahuka go uzabibona jya mu kazi ariko nyamara inama nakugira ni waca bugufi tukabana. jya mu kazi genda genda Unavuze ngo ntagusohoka mbese ubundi bijyanye n'ibyo uri kuvuga bijyanye n'ibyo uri kumbwira ntabwo byumva ibyo ariko se njyewe ntabwo ndi kumva ibintu urimo urambwira ni ibiti cya mbere ariko hanze wanditse ubundi ariko nawe hanze dore hariya dore inzira yakuzanye ngiriya nkone wagiye akunda wa mugore uranshaka iki wafashe musaza wanjye uramuga umugira umwanda kugeza igihe anyubahuka tora ubu ntahari nzi neza yuko ari bugere ahangaha ku mugoroba ubundi namuroga namuhenesha namugaragura namukora icyo nshatse birakurebaho iki wamuhenesha wowe urashaka kuzashakwa nawe ubundi wamuhenesha nyaguhenera umugira umugicuka guca ku mutwe wowe urashaka kuzarangurwa na musaza wawe tubimenye cyangwa
we never know. Ubundi hari ibintu abantu tutamenya rega biba biri inyuma y'ipaziya. Hariho abakobwa benshi bagiye bishinza no kuri ba papa babo bakabatera amadara cyane. Wabona nawe shetani wewe mzima, wewe mzima hujielewi. Unamtaka kakako, unamhitaji kakako na kuuliza unashaka kugaramishe nibyo ushaka. Ahubwo ari njyewe njyewe wari narayobewe byarancanze ukuntu ushingarara ugashingarara kuri musaza wawe ari kumwe n'umuntu kazi umushingarara mu cyumba kaje umushinga narayobewe. I got the picture now. Uravuze ngo yes ubu ngubu namaze kubimenya. Ubu ngubu namise mbibona neza urashaka kugarama imbere ya musaza wawe. Nibyo ushaka kuko namaze kuba ni gute ngirahoraga nibaza umugore arashaka iki. Uyu mugore ni kihe kibazo afite? Yari niko sijaelewa. Sasa hivi nimepata picha. Nimekuona wewe bese wamaze kumbona. Nimekuona shaka kuryamana. Ahubwo se nakubonye se gusa nakubonye ubu maze kukubona niyo myenda yawe utariho. Ubu misembi wara byose aho ngaho imbere yes. Namaze kubibona neza. Ni mpamvu musaza warasohoka agiye kwigendera. Uratambaraje muri sara. Uragiye icyayi. Urayiyoye. Nini bibi nini unataka nini kwa kakako? Rimwe wazambabariye rimwe ukazamwereka ipice yawe ho rimwe kuri shitani cyangwa dayimoni cyangwa umuriro yaratunze mu nzu. Umva nkubwire rero namaze kubimenya kuri umugore mugenzi wanjye muri iyi nzu. Namaze kubimenya. Ubu ngubu tugiye kubana nk'umugore na mugenzi we. Yes my darling, yes. Namaze kukumenya ku buryo wakwenda ugatera intambwe njama hano. Ubu nta kunyihishaho. Aka kava hakajya mama burenye iyi nzu ni wayinjira. Ubu ngubu rero ntago ari akanga kagiye kuva akajye hano. Aka kagiye kuva kajye hano. Nimekwambia hivi iyi nzu ntago yayinjira. Nitaingia navuze ngo ndinjira neza iyi nzu turayigira muri ntabwo. Mabuna ni ushaka kwereka musaza wawe. Nakia, ibi ni ibiki urimo? Ibaze umuntu muzima nkaho ufite mu mutwe hazima ukifata ukarwana na mushiki w'umugabo wawe. Njye ubwo ndacyari gutekereza ni kubera iki yigwishije hasi akubonye. Yigwishije hasi akubonye kubera iki? Uratinyuka kanavuga. Urumva wowe ukwiye kuvuga umuntu arimo arataka arimo arababara ngo yigwishije hasi nsanze umuri hejuru wowe. Ibindi bicungeka. Ibi ni imyenda yanjye. Sibyo? Uyu mugore kuva nakwinjira muri uru rugo aho arambwira ko atanshaka muri uru rugo. Uyu mugore ngiye yirirwa nuka muri uru rugo reba. None afashe imyenda yanjye yose ayisoye hanze ngo raga nshaka muri rugo. Arakubanye yigwisha hasi ahubwo njye ndashaka kumenya niriye sano mufitanye kubera iki? Kubera iki yigize kuri ari uko kubonye? Kubera iki yigize kuri ari uko kubonye? Ngo buri murarira amarira nkayo ngona gusa. Ubwo Jeff yicaye ngo azi ko afite umugore ngo zamagore ibirisi shayitani mukuba. Umuntu arimo arabara hano ari avunitse. Wowe mazana ngo wumve. Umunzongera kuba umuntu koko. Fuya mwene mama tari. Jeff, ngwino zimye umuriro uri wawe. Nigeze mu nzu. Niki gitumye amagara gitaraganya. Sha. Bikawungire mwana we. Sikunganguye. Ndabibona mwana, sibyo? Ako singiye kukubeshya pe. Ngiye gusa. Usazwa niki? Man, sister na umugore wanjye bagiye kunsaza bombi uko ari babiri kabisa.
Man, ariko buri ufite mushiki wawe ugira amahane ariko nanone ukagira umugore w'umusazi uzwi ejo bundi oya utarajya ku byeje bundi nake ndamuzi jewe nake ntago namuyoberwa iminsi byonyine tumaranye urumva naberwa umuntu jewe tujya mu buri bumwe tukaryama nkamureba nawe akandeba ko Jeff uzi ko usigaye ibyo wamugana ugiye gusara ndakubwiye ngo uriya mu sister wanjye uriya Betty man yiyenza kuri Nakia bahura baterana amagambo noneho Nakia nawe naramubwiye ngo nazajya guhohotera ntukajya uceceka ujye uvuga niyo mpamvu rero niba waranabumvishe nayo no kuvuga ntabwo aho byavuye kuvuga uzi ko Nakia namusanze yubaraye hejuru ya mushiki wawe arimo aramunigagura ngo none ngo aritonda man ufite umugore w'umusaza ahubwo none ngo umugore wawe ngo imfura ngo aritonda ngo umuhogo mushiki wawe ndakumwica ibintu urimo uravuga ni ukuri ibyo bintu uri kuvuga wabihagararaho ariko uzi ko usetsa kuko ugiye gusara wundi uracyabaha Nakia akajya hejuru ya nyirankotsa Nakia ariko ushobora kuba Betty utamuzi vrema Betty ntabwo nyirankotsa Betty ntabwo muzi ahubwo reka mubwire niba utazi umugore wawe wishakiye wenda reka ngwize icyo kimenye washatse ikintu umva nkubwire ikintu kimwe mbwira ngo waganiriye na Betty arakubwira ngo wenda yaramukubise ariko kumbwira ngo ibyo ni ibintu wabonye amaso ku maso ukabirebesha amaso urabizi neza ko maze iminsi nkushyigikira ku rukundo rwawe n'umugore wawe njye ntabwo nje kuguteranya n'umugore wawe ngo mushake bro ufite umugore mubi ahubwo wigini umugore utinyuka kurira ahubwo umva rero twumvikane nta na rimwe wari wabona nivanga mu bibazo byawe na Karina sibyo ntabwo nari nivanga mu bibazo byawe na Karina ibyo bintu urabizi rwose noneho mpamagaye kugira ngo nuke ntabwo nagomba kugira ngo utuke ariko nawe niba utangiye kwivanga mu bibazo by'umugore wanjye ntabwo nanjye ngiye nivanga mu bibazo byawe na Karina rwose ahubwo reka nkubwire warumva nkubwira ko warongo warumva nkubwira ko ukunda n'umuntu ukuruta se warumva nkubwira se ko ugiye wari wumva ibyo bintu mbivuga by'uko afite abana mu ngana wari wumva mbivuga narakubwira ntuzongere kunsubiramo muri ibyo bintu babarira none ikindi kintu reka nyakubwira ubanza cyumva byose no butangiye kubizana kandi nuko nguko umuntu akubwira ibintu biri byo wowe ukabifata nka ari brage ariko wowe urimo uraza urambwira ibinyoma asonde betarahari ntawe hari betahari ni wabikwibwirira nyine yarakubeshye nyine nawe nigeze ambeshya nge narabiboneye hano ku muryango uri seriye warabibonye ari kumukubita bro narabyiboneye amwubarayo hari kumukubita ku buryo nanagukira igitabyibura ntunaseke kandi nahoze nkumva uri kuvugira kuri telefone uri guseka ufite ikihe kibazo ni ikihe kibazo waba wagize ku buryo utambwira wizi neza ko ndi umugabo wawe koko urabona hari ahantu nabaga erega nakengi ntabwo nshaka gukomeza kukubona ubabaye nshaka kukubona wishimye uri guseka mama shengi ukuntu nkunda kukubona uri guseka koko urabona hari ahantu nabaga bampamagaye inzu yapfuye se nyine bampamagaye bari kumvugisha rero hari amadeni se byibura uba arimo ntabwo ugeze wishyura inzu ahubwo bambwiye ko ibintu byanjye babijugunya hanze byose noneho icyambabaje kurushaho ni uko bafashe ifoto ya mama wanjye bakayijugunya nayo numva nyine nababajije ese ntabwo nshaka ibyo bintu bindi
ndashaka basi ifoto ya mama wanjye barambwira ko barishuka harya niyo yonyine wari ufite ese ubu turabigenza gute koko basi reka tujye gushaka byibura bashobora wenda no kutubwira n'abantu baba batwebye ibintu tukaba twakurikirana tukayibona nababajije ahantu babayitaye se nzajya kuyireba bambwiye ngo ntabwo babizi nyine urumva nta kintu na kimwe bitayeho bo bari bari kumpa information y'uko ntakeneye kugerayo kuko ibintu byanjye babijugunye so ariko ikintu natekerezaga ni uko nazajyayo nkajya bakanyereka nimba ari n'ikimoteri bajugunyemo nimba ari iki sinzi ahantu ukuntu byaba byagenze ubwo nkareba ko nayibona iyo foto njye niyo nshaka nta kindi ndabyumva basi n'impamvu wenda utagiyeyo wenda watinye kugenda utambwiye ka basi ngo waruhushya genda ugere ugenda ubaze n'amakuru byibura ko wayibona iyo foto ndabizi rwose warabimbwiye mama waramukundaga ndabizi rwose uburyo kubura ifoto y'umuntu wabuze kandi ukunda ari rwo rwibutso wari usigaranye ukuntu bibabaza sheri ihanganirega kuba muri ino si niko bimera iyi si ibamo ibigeragezo byinshi harimo ibigeragezo byinshi cyane kandi nyine nunayibura uyihangane kuko n'ubundi ndabizi neza ko igihe kizagera abo twabuze twongere tubabone imbona nkubona amaso ku maso ihangane